ZOOM TV24 garagaje mu by'ukuri uburyo twaba abambasaderi bo gushishikariza abantu gusora ndetse tugaragaza n'ibyifuzo byacu ku bantu bafite tini namba zitandukanye abantu bafunguje rimwe na rimwe mu gihiriri batazi ngo ubusobanuro n'ubu kuri za tini namba zitandukanye batubwiye uburyo bigiye gukorwa ariko natwe tugaragaza ko badohora nyuma hakazaba ubukangurambaga ariko badohoye. Yes, turabyemera cyane gutanga umusoro, turabyemera kuko turakora ariko bitewe n'ibirarane abantu bagiye bagira ndetse na rimwe nkuko nagiye mbavuga tini namba zitandukanye tukazifungura mu gihiriri batwemereye ko bagiye kubikurikirana none tugatangira bushya nta rwitwazo ku muhanzi ari we wese. Ndavuga uruganda rwa muzika ni ikintu kinini ariko biciye muri za union zacu cyangwa se mu rugaga rwa muzika cyangwa se atikanso ya muzika. Baberetse ko hari abanzi bagiye bafite timu zirenze imwe. Senderi nawe icyo ngicyo ari muri iyo case. Yes, ndayifite. Hari ukuntu bakwira ngo hano hari isoko ukajya gufunguza tini namba yindi cyangwa se bakwira ngo ntiwayishyurwa utazanye tini namba ukiruka kugira ngo ubone utwo dufaranga. So ugasanga nkuko mwabyumvisha hagiye hagaragara ibintu bitandukanye ariko mu by'ukuri ikigenderewe turifuza gusora tukagira igihugu cyiza. Niba umuturage ucuruza ibintu biciriritse asora kandi natwe mu by'ukuri mu magambo yacu ducuruza havamo uburyo bw'ubushobozi kuki tutasora. Senderi umuntu ashobora kugira impungenge abahanzi uburyo mukoramo ushobora kumara amezi 3 nta gitaramo urabona se cyangwa ukakibona buri munsi ubundi bakurikirana gute niba mwasuze? Icyambere ni ukudekarara nawe ukuyumva ko ugomba kugira umusanzu utanga ku gihugu cyacu cyangwa se ku gihugu cyawe. Iyo rero ni imyumvire igomba guhinduka umuntu wese agasora bikuye ku mutima. Pressure yindi bibashyizeho n'abahanzi yo gutangira n'ino gukora cyane ko hari amafaranga agomba kujya kuvamo kubyo. Yes, tugomba kugabanya kubyo wakoze ukumva ko mu by'ukuri igihugu kitegereje kugukoraho. Ni ukuvuga kugira umutima wo gukorera igihugu cyawe mu byo wakoraga ugomba gushyiraho umusanzu wawe ukagabanya mu yo wabikaga ukamenya ko ugomba gusorera igihugu cyawe. Rero ntitwagira imihanda myiza tugendamo, ntabwo twakora video ahantu heza ku gihugu cyiza mu by'ukuri utarahasoreye. Imyumvire batwigishije mu by'ukuri muri gihe yahindutse uko natekerezaga nimba nakora 50 ngomba gufataho 15% nkasorera igihugu cyanjye nkamenya ko ngomba kurya 30 ariko ni nkasorera igihugu cyanjye nta ngingimira kuko mu by'ukuri batwigishije baduha isomo rikomeye batwereka imvo n'imvano yo kugira igihugu cyiza ariko natwe twagizemo uruhare. Yes, murakoze cyane. Abandi banyinifuza kuba kandi kabazo gatambikiriho gato kugira wawe Senderi kugeza ubu noneho uri kugaragara cyane. Ndagaragara cyetse abadashaka kumbona. Nkora na concert nyinshi kurusha abandi. None turimo kuvuga ku marushanwa ya Salax. Oya ntago nayavugaho. Ntago yavugaho. Gira nk'icyo bivugaho ariko. Oya. Ntacyo bifuza kubivugaho. Kubera iki Senderi? Ubundi usanzwe ntago uri fana. Hari ukuntu nahinduye system yanjye yo gukoreramo. Senderi wenda ni ze projet ufite hano inyuma ku buryo abantu bashobora kuvuga atafana ba Senderi bandi. Ndi gukora cyane gusa wenda akantu gashobora kuba gashyashya navuga nuko biragaragara ko hari ubushake bwa Rwanda Revenue cyangwa se bwa leta mu gufasha abantu kuko nkuko yabibonye hari ibibazo byagiye bivugwa, hari ibyasubijwe mbere, hari abahanzi basabye gukuriraho imisoro birakunda ariko n'ubundi n'abatarabikoze igihe urumva ko hari ubuvugizi bugiye gukorwa bundi. So nicyo hari ubushake muri leta, hari ubushake muri Rwanda Revenue bwo gufasha abantu. Mbese mwe mumva abahanzi gusora ni ngombwa mumva namwe mwasora nta mbogamizi? Ni ngombwa cyane kuko kiretse utari mu gihugu, uri mu gihugu kugira ngo tugire amashuri, tugire imihanda, tugire umutekano bisaba imbaraga za buri wese. Umusoro rero naho uziramo. Kugeza imbogamizi mu gifite niziwe wenda ku buryo muvuga ati izi zikwiyeho twasora natwe nk'abandi. Imbogamizi cyane n'imiterere y'akazi dukora no dora tubisaba, dora tuvuga ngo dukeneye infrastructure ko zibaho,
dukeneye ko habaho amasare y'imyidagaduro, dukeneye ko habaho platform ibihangano byacu bikagurwa. Ikibazo gihari ni income itaraba ihagije, ariko as long as tubonye amafaranga yinjira ahagije nta mpamvu yatuma udasora. Nadahagije turagereza tugasora, ariko urumva ntabwo turifuza gusora nkuko tubyifuza. Kuri mwebwe mubona nibura ukurikije ibitaramo wenda mukora mu kwezi sinzi ngo nibingahe cyangwa ukuntu uri superstar wenda Dream Boys ushobora kubikora, ariko wa mwana we uzamutse ejo bundi biroroshye ko azasora nubwo babitegekwa. Niyo mpamvu ariko niba wakurikira ibiganiro neza barakubwira urugero nk'umuntu utinjije miliyoni 2 ku mwaka ni zero, donc abari muri nta kintu atanga. So bivuga ko no mu gusora buri hari amakategori bitewe nanone n'icyo winjiza. So umwana ugitangira udashobora kwinjiza miliyoni 2 ku mwaka ntago asora, itegeko riri clear cyane aho ngaho, ariko uyarengeje hari contribution agomba gutanga ku gihugu. So rero ni ukuvuga ko n'umwana ukizamuka ntahita asora, hari urwego ugenda winjiramo ugatangira ugasora. Kuba mwasora mu bifatute ni ishema ku bahanzi, ni ishema cyane, ahubwo twifuza ko no mu guhemba abasoreshwa beza n'ikiciro cy'ubuhanzi cyazamo, kuko benshi batureberaho, benshi babifuza kumenya uko dukora, niba koko dutanga umusanzu ku gihugu uko bikwiriye, n'abandi bakatwigiraho. Nifuza ko icyo kintu nicyo nasaba ko cyajyaho. Natambikira nkakubaza ku bibazo bya Salax, impamvu wenda Dream Boys mutagiyemo. Okay, Salax so gusa tutayirimo, hashize igihe kinini n'umuntu Salax tutayirimo. Twavuye muri Salax niba nibuka neza, ntuza ya nyuma iheruka kuba sezo ya nyuma yagomba kuberamo nibwo twabivuyemo, kubera ko hari ibyo tutemeraga biberamo. Nk'ubu kuri uyu munota hari ibyo nakwihurugera ku kintu kimwe. Ni gute kugira ngo be nomine bisaba ko utorwa? Ubundi wagombye kuba nomine kubera ibikorwa wakoze, ntabwo uba nomine kubera ko watowe cyangwa witoresheje. Deje numva harimo ibintu biba bitagenda neza. So rero igihe byakemukiye, igihe byatwumvikanye ku cyo twese dushaka kucyagirira abahanzi akamaro umusinyarwanda muri rusange, nta kabuza nako turifuza ko umuziki utera imbere. Tuvuga ko Dream Boys ntabwo mwivumbuye ngo muve muri Salax. Kwivumbura ni gute rero? Biraza guterwa definition ya kwivumbura. Ahubwo twe twabonye ibitagenda tubona ko byaba byiza ko tubyerekanye. Rero imyaka itarishe Salax itaba naho ifatiwe naho upfa, ntigeze girwa ubushake bwo kwegera abantu baganira. Babigize ikintu cya rusange, kandi buri rusange akenshi nta kimuri kibazo. Ikibazo kiba kiri personal. Mwaraganire wenda mubagira n'inama ese? Ntago twaganiriye nabo, nta mwanya baduhaye wo kuganira nabo, donc barabuze ntibaboneka, niyo mpamvu hari byagenze uko byagenze. Salax ubundi murifata nk'irushanwa rimeze ute riramutse rikosowe rikaba neza? Rikosowe ahantu hose gutanga ishimwe kugira gushimira umuntu ni umuco mwiza. So rero industry dukora, business dukora, guhemba umuntu akoze ibikorwa by'indashyikirwa ni motivation, ni no kuzamura abandi no gukangurira abandi. So rero ibaye igenze neza ni ikintu cyiza cyane, turandagikeneye muri kino gihugu, ariko kikaza kiri ku murongo, kikaza kiri kuri standard nziza, gikora ibintu biri umucyo, biri fair kuri buri wese. Murakoze cyane namwe. Turabamenyereye nabyo, ntabwo turabasakuza kutwibwira, nta nubwo tubasakuza kuririmba. Hama turashaka kugira ngo mutubwire, mwahoze muri biganiro bishingiye kuko umuhanzi w'u Rwanda noneho yatanga umusoro. Ubu noneho bihagaze biti muriyumvamo gutanga imisoro? Murakoze cyane, turiyumvamo gutanga imisoro kuko n'ubundi nta nubwo twigeze twumva tudakwiriye kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, kuko ubundi igihugu gitera imbere kubera ko niyo misoro yabonetse. Tukaba rero twe nk'abahanzi twiteguye gutanga imisoro kandi tukanayitanga neza, ahubwo ikibazo cyari gihari ni cya kintu cy'uko tutari dusobanukiwe n'inshingano zacu nk'abahanzi. Hari igihe wasangaga umuhanzi yarakoze nk'ahantu cyangwa se hari igihembo runaka yegukanye, akumva ko birangiye, ariko atazi ko hari itegeko rihari rifite icyo rimusaba, haba kumenyekanisha cya gihembo cyangwa se bwa bushobozi yabonye kugira ngo nawe butangire umusoro. Rimwe na rimwe ugasanga n'icyo gihembo wahawe imisoro yagikuweho, uwo muntu wakigoye arayisigaranye, ukaba utazi ko ufite inshingano zo kuba kuko nawe wamenyekanisha ko cya gihembo wagihawe, ndetse ko hari n'imisoro yakuweho kugira ngo ubimenyekanishe. Ibyo rero byose nibyo byagiye bitubyarira rimwe na rimwe gusanga turimo ibirarane cyangwa se amande ducibwa n'iki kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kubera ubutamenya. Nyuma rero aho tubiganire, nizera ko bigiye kugenda neza ku buryo abahanzi dukomeza gutanga imisoro nk'uko twe dusanzwe tuyitanga, kandi noneho twamaze no gusobanukirwa inshingano zacu, ibyo dusabwa ndetse n'ibyo tugomba gukora. Kugeza izindi mbogamizi zazikirimo bakunze kujya babigaragaza abahanzi bo mu Rwanda, umuntu yavuga ko bafite ubushobozi buke ugereranyije wenda n'iyo umuntu mu karere u Rwanda rurimo, ugereranyije nabo muri Amerika bateye imbere basora batagononwa.
ukurikije ubushobozi biroroshye ko abahanzi basora bose ntekereza ko tudafite ubushobozi bukeya kubera ko ibyo dukora ni ibintu bitubeshejeho nk'abahanzi. Iyo rero ikintu kikubeshejeho mu by'ukuri ntabwo wavuga ko nta bushobozi buhari. Ubushobozi burahari, ahubwo icyari kidahari ni uburyo bwo gusobanukirwa ese ibyo dukora ni iki twebwe tugomba igihugu. Icyo tugomba igihugu, twe twari tuzi ko kuba hari imisoro mike dutanga cyangwa se hari imisoro dutanga twakaswe nk'uko bagaragazaga ko ari imisoro ifatirwa, twe twumvaga bisa n'ibirangiye, ariko ubu ngubu turushijeho gusobanukirwa. Ubushobozi burahari mu bahanzi, dukora ibikorwa byinshi bitwinjiriza ubushobozi, kandi kuva tumariye gusobanukirwa tuzi ko muri ubwo bushobozi twinjiza naho tuzakuramo ayo tuzatanga, akanavamo n'ibikorwa remezo dukeneye, kuko dukeneye natwe ahantu ho gukorera kandi hatubereka, ntahandi rero hazava uretse muri iyi misoro kuko tuzajya dutanga. Hari icyo bagarutse muravuga ati abantu baba bafite za tini imbere cyangwa bazandikishaho mu gihiriri, icyo musaba iki kugira ngo wenda umuntu agende muri uwo muryo wo gusora ariko umusora mu buryo bwemewe? Ngira ngo nk'uko imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama harimo ko binyuze mu nama y'igihugu y'abahanzi, abahanzi bakora urutonde bandika bagaragaza izo tini namba zabo arizo zagiye zandikishwa muri uko nk'uko babisabwe n'umuntu, cyangwa se hari ukundi kuntu bigenze bigatuma bafunguza amatini namba ndetse arenze imwe. Binyuze mu nama y'igihugu y'abahanzi tugiye kuganira cyane nko mu rugaga rwa muzika, ubwo nabo mu zindi ngaga zitandukanye umuyobozi w'inama y'igihugu y'abahanzi nk'uko yabigarutseho, twihurize hamwe twandika ayo mabaruwa tugaragaza ibibazo bigiye bihari kuri buri muhanzi ku giti cye, ariko binyuze muri inama y'igihugu y'abahanzi kugira ngo duhuze izo tini namba, urebe iyo ukoresha cyane ariyo ikomeza, hanyuma iyo utakoreshaga ifunge, kugira ngo koko dukomeze dukore kandi dukore neza, kandi nizera ko ibi bizatanga umusaruro kuri twebwe by'umwihariko nk'abahanzi, ariko no ku gihugu muri rusange. Icyo twakomeza rero gusaba abahanzi noneho kuri ubu ngubu nuko niba aya mahirwe hari yo kuvuga ngo noneho duhuze aya makuru ndetse tubone ko n'ibiganiro bikurikiraho niba ari ibyo bihano byagiye bijyaho kubera kudasobanukirwa, icyo dusaba abahanzi nuko bakwiriye umunsi inama y'igihugu y'abahanzi yabahamagaye ko bazana ibingibi twemerejwe muri iyi nama ko ayo makuru ahuzwa, nuko abahanzi bakwiriye kuboneka kugira ngo hatazavaho hagira ikindi kibazo cyongera kugwirira umuhanzi, kuko turashaka abahanzi basobanukirwa n'uruhare rwabo bagakora kandi bagakora neza, tugakomeza gutera imbere, kuko ntabwo bikiri cya mbere ubwo abahanzi twasaga naho turi basagihobe dukora tutazi ibyo dukora, tutazi naho dukorera. Ubu ngubu igihugu cyaduhaye amahirwe, kiduha no gukorera, kigiye no kuduha ubushobozi, rero hatagira umuhanzi uzacikanwa n'aya mahirwe akazasanga ari mu bindi bibazo, kandi hari igihe igihugu cyatanze amahirwe nk'aya ngaya kugira ngo ibyo bibazo bihari biveho, abahanzi dukore cyangwa se abatanga imisoro dukore kandi dukora neza, n'ibyo bibazo byose byari bihari byavuyeho. Abahanzi rero umunsi bazahamagarwa n'inama y'igihugu y'abahanzi ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bazitabire ku guhamagarwa kugira ngo duhuze amakuru n'ibyo tuganira tubiganire muri rusange, atari umuntu ku giti cye, kugira ngo koko imyanzuro izava kuri uwo munsi izaba ari imyanzuro ibereye abahanzi bose, abasora bose, ariko mu by'umwihariko aba bahuriye muri murakoze wenda kwemera kuganira n'itangazamakuru. Twebwe dusanzwe tubaza ariko nk'uriya mugabo ntabazi neza. Amatanya mutwibwira mutubwiye n'akazi mukora. Njyewe nitwa ubundi ndacyashimira Jean Bosco, ariko abenshi banzi ku izina rya DJ Bob. Nk'abahagarariye ikigo gicuruza kikanapromotinga umuziki w'abahanzi nyarwanda aricyo United Street Promotion. Nkaba nanjye nayo nitabiriye bino biganiro, ntibagiye kuvuga benshi banzi ku izina rya DJ Bob. DJ Bob, noneho gusora kw'abahanzi, gusora nituvuga abahanzi harimo abantu benshi, ubu noneho murabyumva, mbere byaje mutabyumva? Akenshi hari igihe bikunze gukorwa ugasanga bikozwe cyane tutabizi. Nk'ubu ngubu nk'inama batumiye nimugoroba mu masaa moya, ubwo batubwiye baduhaye message, nkanjye narindi mu ntara ngerageza kubanguka kuza, ariko byaba byiza bigiye biba nk'uko nguko bakaba kenshi tukagenda tubihugurirwamo. Nk'ubu ngubu hari ibintu byinshi nagiye menya ntarinzi, hari imisoro ntarinzi nagiye menya, nagiye nsobanukirwa. Bivuze ngo ni ukuvuga ngo ubutaha nitugaruka nanone tukagira ibindi twiyongeraho, tuzagenda tumenya byinshi, kandi nifuza yuko byaba byiza cyane ku bahanzi, cyane twe dukorana n'abahanzi, yagiye habaho gusora kw'abahanzi, dore ko ibihugu byinshi cyane byagiye bizamurwa n'umusoro w'abahanzi. Natwe tugize uruhare rero nk'abahanzi twitabira icyo kintu, ndumva ari ikintu byazageza ku gihugu cyacu ndetse natwe ubwacu. Nk'umuntu ukurikirana umuziki ubona abanyarwanda b'abahanzi nibamara
niba dutangira kwinjira mu gusora neza noneho uri nk'itegeko bizagira akahe gaciro ku muhanzi no ku gihugu muri rusange? Kubera ko umuziki wacu uri kugenda utera imbere cyane kandi hagenda hazamo n'izindi sectors nyinshi zijyanye n'umuziki kandi nabonye na leta bihagurukiye, mbona nitubyitabira tugasora nk'uko bikwiye, mbona twazaba natwe parti imwe muzisora neza mu Rwanda kandi muziteza cyane igihugu imbere cyane. Amafaranga arimo mu buhanzi? Amafaranga atangiye kuboneka. Amafaranga atangiye kujyamo, ngira ngo aho amakampani menshi yatangiye kugenda yitabira ibintu by'abahanzi, gufasha abahanzi n'iki byose, bigaragara yuko ntago bikiri nka mbere mu bihe bya myaka yashize, ariko urabona kuko biri kugenda biza na leta yitaye ku bahanzi cyane, urabona ko hari ikintu bizatanga. Turagushimira cyane, murakoze. Murakoze namwe.